umupadiri arimo yezu. Umupadiri arimo yezu, ibikorwa byiwe biramuranga, kwicisha bugufi kwiwe, ku gukunda abakene kwiwe, uko kutikuririza kwiwe, njye mbona padiri arimo yezu. Ukuntu padiri arimo yezu, amashuri yize ntayarata, ntayakoresha mu byo watunga, iby'isi byinshi ntibimutwara, imitego yabyo aba yayibonye, akabihunga agatunga utwe, bakora byinshi tutabasha, kandi ni yezu wanabatoye, njye mbona padiri arimo yezu. Ushaka yezu namusanga, ushaka ibyiza namusanga, ushaka umugisha namusanga, ushaka inama namusange, ngo n'ubutunzi nabyo buraza, njye mbona padiri arimo yezu. Burya padiri arimo yezu, kandi disi yaranabyize, iyo mu mahanga bajya kuhiga, burya n'i Roma barahagenda bakarenga bakadusanga twabaciye bugufi cyane, njye mbona padiri arimo yezu. Njye mbona padiri arimo yezu, ibiganza byiwe birimo yezu, bigaba amahoro mu mutima, bigaba ituze ukarora neza, ukishimira mu byo utunze, n'abawe ubwo ukabakunda, njye mbona padiri arimo yezu. Ibiganza byiwe birahebuje, ibyo biganza bikiza ibyaha, binaduhunda imigisha myinshi, ibibi byose bikaduhunga, maze ibihombo bikadutinya, ibyo biganza nitubikunde, binafata yezu agakiza isi, njye mbona padiri arimo yezu. Njye mbona padiri arimo yezu, ibiganza byiwe bikora byiza, kuri aritari aratangaje, roho mutagatifu aramutaha, ubwo yezu akamukoresha, bya biganza bikarema, ubwo umugati ugahinduka, ukarisitiya y'umubiri wa yezu, ya yindi dushengerera, ya yindi duhabwa kenshi, ya yindi dukiza ubwandu, ikadutunga tukabaho, njye mbona padiri arimo yezu. Njye mbona padiri arimo yezu, nitumukunde ni umubyeyi, ni umubyeyi urerera Imana, ni umubyeyi urerera yezu, ni umubyeyi urerera ku isi, ya yindi inaniza muntu, ya yindi ihora iturwanya, anafasha ab'isi kubaho neza, njye mbona padiri arimo yezu. Njye mbona padiri arimo yezu, iyo ibyaha bibaye byinshi n'ibyago bikaturenga, warabireba akabishishoza, agatera intambwe agana iyo mana, ya mana yaremye yasi, ya mana yaremye byose, agatakamba akayitabaza, ubwo ikamwumva ikamutabara, ubwo natwe tukaruhuka. Abumva iyo mana nimuyikunde, burya iratwumva ni nk'umubyeyi, kandi padiri araduhuza, iramukunda imusubiza vuba, kandi yezu amurimo rwose, njye mbona padiri arimo yezu. Iyo Imana yadutabaye, ubu ubumuntu bukatugora, tukirara tukibagirwa, ubwo ibyaha bikadutwara, wahora ari maso akadutegereza, ngo dukize umwijima w'icyaha, n'ibyago ubwo bigahunga, njye mbona padiri arimo yezu. Twebwe iby'isi biradutwara, ya mana tukayihunga, ubwo ibyago bikaturenga, ariko padiri aba ari maso, ntarambirwa kudusabira, ngo buke kabiri tutaba ab'isi, maze sekibi akadutwara, akatworeka mu nyenga, maze padiri akaduhomba, akajya mu ijuru wenyine, kandi ntabwo ariko abishaka. Intama ziwe ngo arazikunda, zose kandi ngo arazishaka, ngo ntayigomba kuzimira, we ngo azemera nazisange, njye mbona padiri arimo yezu. Njye mbona padiri arimo yezu, ibyiza navuga byo ni byinshi, kandi disi biradutunga. Reka nivugire aho ntuye, i Kabgayi barahatatse, gusa n'ahandi hameze neza, ibyo tubikesha kuba babyiga, no kuba padiri arimo yezu, ubushomeri baraburwanya, akazi abenshi baragahabwa, njye mbona padiri arimo yezu. Njye mbona padiri arimo yezu, ubukene bwacu iyo buturenze, hari karitasi ibikora neza, iyo karitasi irihira abantu, abakene bacu bakayisanga, ikabahunda ibyo badatunze, ubukene bwabo bukabahunga, njye mbona padiri arimo yezu. Ukuntu padiri akora neza, ubufasha bwabo bubamo yezu, ntibakurebera ku idini, ntibakureberamo uko wasenze, ntibakurebera aho wavutse, ahubwo bita kuri umuntu,
bakareba ubukene bwawe, bakakwitaho uko bikwiye. Njye mbona padiri arimo yezu. Babyeyi bacu murimo yezu, n'iyo ingorane zaba nyinshi, n'iyo iby'isi bitabahira, mufite yezu bahora hafi. Hari n'umubyeyi bikira mariya, kandi natwe turabakunda. Mwari kumwe n'umukristu Minani Frodouard. Nimugire amahoro kandi Imana ijye ibakomeza.